mwanya wa mbere w'abamisi b'ibihe byose hano mu Rwanda turahasanga Miss Kayibanda Mutesi Aurore. Mutesi Aurore Kayibanda rero yabaye Miss w'u Rwanda hagana muri 2012, umwe mu bakobwa beza, umwe mu bakobwa batuje, umwe mu bakobwa bari bafite umushinga munini kandi wumvikana. Yaje kuba Miss Rwanda rero nk'uko nabikubwiye hagana 2012. Uyu nguyu ntabwo twamurenza amaso, n'umwe muri ba Miss b'u Rwanda b'ibihe byose, akaba ari nayo mpamvu yaje ku mwanya wa mbere. Rwose ndabizi ko wari ufite amatsiko yo kumenya ngo ninde waje ku mwanya wa mbere. Uwaje ku mwanya wa mbere ni Kayibanda Mutesi Aurore, wabaye Miss Rwanda hagana muri 2012. Uyu akaba ari Miss w'u Rwanda w'ibihe byose. Rwose ibyo ntabwo twabirenza amaso, niwe wa mbere. Jya muri comment utubwire uko ubyumva, kanda subscribe, like. Mwakoze cyane. Iyi ni Truth TV, kora subscribe ntukajye